ngaho mu ndebere zino mbwa n'imbwakazi zifata zikaza ku muhanda, zikaza zikabira ngo Kagame. Mwambwa mwe n'imbwakazi ntabwo twebwe tuzabaha agahenge na gato. Twebwe nk'abanyarwanda ngo muze mutwereke ngo Kagame ngo ni mubi, gakora ibibi, mwabicucu mwe ntabwo mumuturusha. Twebwe tumutora tumuzi, aratuyoboye, tuzi ibyo yatugejejeho, tuzi aho yadukuye. Gute wifata ukaza ngo uje kutwigisha uko dukwiye kumufata? Ntabwo bizagukundira. Mugapfisha amafaranga yanyu ubusa, mukajya gukoresha impapuro, mugashyiraho ifoto ya perezida wacu mumusebya. Ibyo byose mukora twebwe abanyarwanda tubibona nk'umwanda gusa. Turabireba tukabihaga, tukajya kubita muri puberi. Okay, ndagira ngo mundebere bino bigoryi bicucu birenga 40 byarifashe bikaza bigatuka Kagame. Gutuka Kagame ntumugaburira, ntiwamubyaye, ntacyo mupfana, kaza ukamutuka mukikora. Aho kugira ngo bijye inama, biteranire hamwe, bishaka uturimo byakora, biraza ku mihanda ngo Kagame. Kuvuga Kagame njya nibaza inyungu aho muzikura. Mugafata amafaranga yanyu mwabigoryi mwe, mwabicucu mwe, mukaza ngo mugakoresha amafoto, mushaka kugaragaza ko perezida wacu w'u Rwanda ari mubi. Hagiye mugaragaza ububwa bwanyu, mukabugaragaza mu bindi bikorwa, mukareka kuza gukinira ku muyobozi wacu w'u Rwanda. Ngaho ni mu ndebere nk'iki kibwa rubwa ruri aho rubyibushe nk'urutumbi, wagira ngo gitunzwe no kurya imyanda y'inkoko gusa. Kikaza kikagira morali ngo Kagame, nta yindi shusho uzabonamo urubwa, ahubwo uzabona ni uruzabona.